Wanjegeraho ibintu bijanye n'imyotsi kandi wakwirirwa urabihakana abizi kwishuri turabambire cyane iyo umuntu yamaze gukubitaho imirire ibiri ibintu bitabije mu buryo neza kandi cyane kandi hahandi muri za mihanda ziri kunyuranyurana aho uko rero reba ukuntu wabandanye bahanga ukereka amamagarine ya ngegera y'umukobwa ndiko nayo yaza sawa kagurumba nyiwe ndabona nimero yiri hafi ra umva rero turi kuri ka gasima duhuriragaho kugira unyanguze tuje kure abantu tumeneraho ya myotsi ibiri turebe ko twaje mu kariro kubite ikintu bitaga ikibafu kimeze neza kandi cyane gira unyarutse rero turi hahandi muri za mihanda ibiri mutinda musanga n'abatoye sawa murakoze cyane ntagire ikihagira gitinze zikandi bijyanye nabyo rero babiri kumpa mama mfitanye nabyo amakimbire cyaje biraza kimwe kimwe biziraga bihekanye nta no kuza uruhongohongo kimwe eguko ndaga ngo ni papa gusa nanje banze gihenye yagarukana murabona ko ndikubyicisha inyundo iri kigaruka kakabehora ewe detewe kirenze gufiringa ikibaba neza gikomeneza kandi zingegera zo ziri hehera nta nimwe iri kuza agaswingingiriro baragira ngo basange n'abatwitse n'akamenshi ndabona karimo imyambira uragiraga guca ugahita urasa gutya wanakuyeho yegera y'umusore kuba yitanze hano si kandi iyo mana yanjye bite siji uragonga hariko kuza utandamye urukuza fose kere twabivuganye kuza utandamutse ni ibintu bikunaniye kosaga amaso go hime wanzaniraga amadarubindi narambitse ku ntuza wicaye aho ko muje mushoreranye ndi kumubwira ibintu ntabwo ari kubyumva nari nshaka amadarubindi ndabimenya nimba ariyo muri rege nimba ariyo muri mama akagusomera se ntiyigaga iyo ngiyo ndebere oya niyo ndikona ari muri rege niyo muri rege bari kumbwira ngo iki murongo gwashize basigayemo muke ko wize ntabwo wabishize mu kinyarwanda kandi njewe jetse francophone nyine nari ndi kubwira mama ko nyine ibikoresho byo kuzajyana ku ishuri ibikoresho nico kibazo hakenewe varisi bakenerwa n'ibikoresho wajanira sanduku iri mu cumba mbikaga ibitabo kira gicuma kirimo gikuramo kishira ku ruhande isanduku yawe mu banyeshuri twigana pa nese se cyo gushiramo imyenda n'amakaye ndashaka inshyashya nyine nose wapfa kujanira ya sanduku oya pa cyangwa ujanira abashashi none izanje nezanyakamegero ko tuzibikaga mu sanduku zibagiki erega mwebwe mama muri mu rugo kandi ngiye kujya ku ishuri nese igishashi bakijyana ku ishuri mwana jana muri nzaruhahira amba wajandagenda cyangwa upfa kujana ikirondo ndetse baragifunga n'ingufuri ku ishuri mutse ni ibintu bikunaniye
ariko ijisho ryatangiye kubirinduka ndi kubibona ikibaba cabaye cinshi ubu none imirongo y'imwikaye no kuja urasoma inyuguti yicuritse kwicurukura ntuzongera kubishobora gasiramu bene wanyu irange gerayo umusore siyireka itari kuza kuba turi kuza ngo tujye gucoma mwa abona kiri gwimukira efara ko kiri kuza nk'ikitagira ubwenge ihute sha ntabanguke tujye gucoma wana yotse gatsabagurike nakubonye mwa ngo tiyazanyoka nakubonye mwa nyobora kwere gusa cyari umutwe make mwumve gahunda kumuzimeze rero va bro komera wana Neste mwa kuntu gahunda tugiye kuzorganiza rero urukumva nuko nguko urabona nanjye kanambare umwa urabona hano hantu ni mu mudugudu kandi hano hantu ntago twacomera izo ye kuja kwengeka muri ca kigeze kirara hakujya abaro dukubitira ibibaba kandi urabona abadusanzemo abayobozi baduta mu ntuza suzi zamye baba bajugunyagamo wowe mwana tanari gushona ibyo bari kutubwira ubwo ngira ngo mwumvishe cyane rero umunsi banyishe metero n'ishyamisha akayira turumira mu kahata kanatuma batatamenya n'akayira izi rinete menza zuze 23 mwana gira si wumve kandi tugende murabona imyotsi wana ivarisi ni 60. ego komana hari 10 wabona Icumi sakariki taradisi kabazi ibya 60 mirongo ese pasi mwagurisha igisinde nyine mukanyumira ikibazo nkajya uri kubona ko ari umuryango nyirankera niho tujyaga gusura mu cya gisinde se mufite epfiriya mu haka ikibazo ndi kwibaza ni kimwe nitugurisha turasanga turi kurya ikibunda usibye no kurya subundi 60 yo nayemeye 60 usema kayego garagaza nese pa na nyoko nje kumukwe ntago namukoye 60 yageze baca ni 10 bane bagukoye ndabizi jamedi twa uwasinjewe unyibo nyine pa bindi birasaba n'ibihumbi 150 ugashyiraho nayo ku ishuri 95 bikaba 220 ariko uranyobera none ugutekereza ko ririya poto ryari ryaguye ku nzu baryegura na Tanzanga usiko umutekinisha na mahe 15000 francs uvuze ngo ni make 15000 none warangiza niko gasobanura none navanye izo 15 15000 nese pa kujya ku ishuri mbyihorere fakumereza ya 50 iri mu nzu bihuri nizereka tukibazo conyine nese byava mureba harimo padi harimo sabune harimo amakayi harimo padiri se mu mujana padiri se naboga ari ku ishuri padiri se baramuguraga ariko igihukira ushatse kuvuga yo kuvuga ko nakanagesha ibintu kuri mari yamenetse padiri muri ngeri ego ariko ko twajyaga kwiga gukora we nagwa kujya mu mihango kwiga kuri ibitambara y'ubugosha ariko nubwo mwavuze ngo ibintu by'intuza je nabibabwiye ibintu by'amasomo mu rukwihara ngo muzi ubwenge ngo mugiraga guti bwahe bwokaje nubwo ndi umuswa mu makayi ariko mu mutwe ndi normal ndanyoroshije neza kandi cyane ninjewe nzibera igifandi gikomeye mwana ndebe gose ngo iwanya hajya ngo ni kwande iwacu ni kwa fande sino guca zihengeka mwana mbonye ya bamani dada yanaca no wagira ngo bakugororeye mu bunagana dada mwumve nje babwiye ni ukuvuga ngo rero mwe bikiri mutazi kiye barambye iwacu pfa kubona amanota senkani gusa reba n'abakunda witabanye mu kigo cyaka ariko ngize ute senkani uvuga ati ngize ute uzaba iki wumvaga uzaba nk'iki jewe we jewe hari uzaduteza nk'abantu ariko utari igihugu barafatira amanota kwijana ngo ugiye kugira senkani ngo watsinze jewe nubwo ntatsinda urukumva iwacu bazandira kuko ariko mu ishuri n'inkinda amafaranga ntibabwiye ngo uribuka kagakobwa nyine wabo bahirimbe babatende bacurutse karanongo kaza ubwenge karako ntacyo kaza ubwenge nose kumenya ubwenge ni kimwe cyakoze gifite ku manyashi bro ako manyashi no bagaheregetaga rero usite kugabimbiza inyuma nta kindi kintu uzibona abafite amafaranga uri gara manyashi kikaganyima ngamba kuntu iri gikwira nande kibwera bweze utazadukoze isoni turabana mu mapatro nta muntu ujaga kuja gushakira intuza mu batindi n'abatimbi nyakusha menya ugwego rwawe uje uragenda ndorege no ku muhanda intuza abandi bakuzabiri ndikubona kari no kumpamagara gakupe Victoria imihango z'ubukwe yaducaga kuri bitenge hari ushira mu gikapu cyane bitenge se ubufizi yo amani yo kujyana cyaje rifashisha n'igiko oya base muri kuvuga bya bindi byo gusabwa n'abazungu koko
biriya birambo ntaganyoka agiraga ibyebindo yibinda nukungurira ambaro nukungurira ego ubuze gufata gasabuni ukabifura neza ukabikoza mu tuzi dushushe ukamanika ku kazuba byakunanira byari byo mu gihe cyane kandi twebwe turi muri zizi none ngo ushaka padiri nshaka padi n'amavuta n'isabune n'amakaye n'amakaramu na buwate n'ivarisi buwate yo kubikamo amakaramu nessa amakaramu ntagafata mu ntoki bagatwara mu ntoki se umuntu yakwaka ibintu mu ntoki dukugira baca iriya bashiragamo intuza amarate ibaga irimo amarate iguraga magana angahe iguraga icatanu naretse iguraga magana anera ubu yarahenze ntiwibuka kuri koresha tuzishuraga magana ane icatanu ugashaho na padiri ibihumbi 15 padiri 15 n'amakaye 30 ibihumbi uragura amakaye n'amakaramu byose mwarimu ubwo gose hamwe nangahe ugashaho n'amavuta y'ibihumbi 10 nyine ikibazo gose hamwe nangahe byose bundi ibikoresho nkeneye n'ayishura rimwe ni 250 ego abacaba nagapfusha rukara twataramye ibihumbi 250 bako karakarira karamenyanya na bagenzi bako karakamenyana na bagenzi bako hano tuja kubayira ikintu kiriho rero reka huko aba mumubwire ngiye ningira amanota niyo yabasenkandi yafunze nziga mu kigo cyiza kurusha karaga gakobwa kari nurenza 12 uzabura umuhanga reka tuje kwibera ko turi 12 dasenkandi nzayiza ziboneke neza kandi cyane ariko ntabwo uzi ko ngiye namaje kugasoma ijisho rimaje ku mutuku wangegera sori wowe wabanywa mu ishuri wowe nuko ne nasomye cyagiye ndabonye ko mese yaramvumbura ndavuga ati bira takubwaga ngo uzubaye ukanga rero nicyo kibazo cyawe akantu wazanye ngo tuje kwibayira tuje kubaya sana kwico kibaba mwana kundi kubareba mumeze nk'ibihwini nk'ibicucu nta bwenge buzima mugana nabunzugunyu kandi nugumya kujura ambwira nawe uko muzi rero zabwira papa kwimana kazi umva rero wacu turabapatro kuba muri abapatro se muzi ngo munganya natwe umuntu natinya n'uyu kise n'ifandire igimpanga yaza yirangaza nose ko nje nzabiki nje nzaba Major General kuntu wakwa kutukugumura oya tuje kubaya mwana ibyo birazanye ariko oya tuje kubaya mureka tugenda urusorongo kanye ariko nyine tugenda mureka tugenda urusorongo buri wese agenda ukwe uko ikirajana n'ikindi ntago ndagisomya ku myotsi Jesse ntago ndabatamo ni mugoroba mbere kabiri wahurudutse Gisinde se bazaguhamagana rero yacho reka dukatishara mu rya nyirankebe kuramurema neza kamibihumbi ubu tugutange nesepa nanjye ndeke kwiga hejuru yaga makobwa ngo narabyaye ariko menya harimo n'inkwano hari inkwano se ngiye gushaka ko ngiye azaba heredi master nzaba mwarimu nzaba mwarimu kubyo nawe mbese nzaje nawe numeze kantuza nzajya kwigira ariko numvaga ari kubwira abantu ngo one tofre good morning usko nayo habareyo ngomba kujya kwiga habareyo natwe habareyo ni habareyo yare fine ugasubiza ngo am fine bo nimba rebyo rero icyitonderwa ni kimwe no kumenya ngo ibintu byose mbiguhaye ku murongo nimba ari padiri nguhaye ni padiri ntabwo ari padiri nawe padiri cyangwa se ibikoresho by'isuku isabuni uko mbiguhaye numvaga ngo muri nterina ingufuri barazicya bagafata bambaye ingufuri bajya kumereza yandi yo mu cyumba cy'amasahani ingufuri ni yakera ni ukugura inshyashya ahubwo nanibagiwe n'amakarisi n'amakarisi nayo mfite nesipa kugiye ugeze ku rwego rwo kunsaba n'ikariso nese mama ko yanze kubyumva uragira nkora iki nase kubyumva se rero ziko aguteza mugonda atambaraga muhereze cyakirikiro aho ndamashakirikiro imifuka kugira ngo ashara bikamipfunguzo ntago gahenze ni 15,000 none si ku rwego rwo kunsaba n'amakariso mama yanyanze hejuru ku isanduku gaho padiri amakariso amakayi amakaramu ibyo byose kubona ndabikora umwana byumve nabimubwiye yanze abandi bana bashaje barayanika ngo yanike za
tugiye gutaha umuti, tugiye gutaha imyotsi, tugiye gutaha iki kibabu. Ikintu kiriho rero gukurura gake no ngengo ya mbere arengera barasta. Gukurura mwinshi amazuru ngapfuna. Kandi usohora umwotsi kibacuka gusorera aho wagumiriye mu kanwa nguhombanye. Ugumirira mu kanwa gusorera mu mazuru. Ugundi guca mu maso no mu matwi. Ni ikintu kubwira kigeraga amazuru gahurute nka gumuhobo. Umva nawe bigofero bibiwe. Ikintu kiriho rero banza kamanze pe. Bane wanatorashe nazana. Akomenze usigaye usora mwa. Ariko leta rero yazanye intuzana. Yera kamwe. Shaburetse mwaburetse no kwirukanga cyane. Amafaranga gaguze zimari uragazi wewe. Nyera atejo nimba nuza nago ewe sikampa kamwe. Naye nzabatambaza. Leta yazanye umuti zikuniza imyotsi zijanaho. Noneho umara kurisoma wareba inyuguti ukabona yemereye nk'umuntu. Mware muze tubone marimo abantu nkabatatu wani. Oya tuje turavuga imbwa mu mazina gazo. Numvaga iyo mugeze muri nterina mwitwaraga nabi. Bakirwa bari kubatunangira wagira barabande. Ubundi sazaje yamba tutujipo. Nako subundo zajana ubu busa. Hano hashira igikwashi. Hafatisha igikwashi. Mama arahandodera. N'urusindani. Geje gushaka kadeyi n'urusindani turabikora. Ukaza wabaye wanyu. Ukaza utaraba heredimasi. Banzabu wa mbere mbu mwarimu nzigisha nabuzukuruza bawe. Uzabona heredimasi. Swavuzaye. Heredimasi. Genda nibyo nandi kwigira. Kara karima ntabwo. Yagiye kumushaka mubwire. Kara karima ntabwo karagenda urebe mukamuga muri kara kamuga ko musi y'urusho. Urebe mu mafaranga. Ariko uvane magakeneye gusa. Agandi ugareke. Papa arayafite tugende. Yera ikibiriti wakiginga. Agiye kumpumuriza sha. Tambaza nk'umwana. Hewana. Chanje ndi German. Cyo ubona nditsa nitajye ngaho wakiginga. Zara mbe no kwikurura wakina. Kandi mubikora uko mbivuze. Ajya gutaramo angahe? 265. Ko ntashoye kugabara sinana. Akubarire nibo 265. Okay. Ubigenze guco ariko mukakura n'urumiye. Oya pa. Oya gutubwere ngo turashikira. Bakaje kumwa gasurura kwa ntuze kwa basiriri. Ubanguke. Bo ariko tanga muhishije. Tugiye guteka. Ukibeje ukaba wanyuma. Oya nzabo wa mbere pa. Uzasubira iyo wavuye. Uncense. Kurura sharika kwimana gutwonga ntago waje kwifatuza nga. Ari umusi bahajyoheje wa. Imbesho ntago iri gukurura, kiri gukurura umunwa gusa ntago kiri gukurura umwotsi. Kiri kutujijisha. Kubiri ko ndi kunya kurana ama. Kunyira ni ukamarenye. Dagere zatuvemo mwana wana. Mvaji. Iryo no mama natari imvomamo. Abisi iki ni ikibaba man. Ariko Umvishe ugo mutari kosha. Kangiye kukurebamo abantu 8. kibaye duhamagaye na wa mubebe mwana akaza tukamutambaza. Ndaramuhamagara afite nimero ye. Bari shojagaje aje tugasangire kiracana cyo mu bakene kitagira nuko cyishima n'igikwashi mari shojya ndikiza arugo kiraje kugura anje nijoro ndabatambaza mu wana. Ko namwe muri kunywa mukiherera Zitangiye kwicisha mu mazuru ntazisohoye. Rero rampa mama. niyo mpamvu uri kunguka ukanyibagirwa si wa muginga. Imari ndi guhobika mu iki gihanga. Ico ndico. Ariko rero mureke tuje inama nk'abajya ibintu. Dukora imirongo mizima zumvikana. Kiramwa.
ndagasikira meze nk'uwibereye muri Amerika. Izo ko wajyana ihene zaciye ndi kumva inyuma yanjye. Wane cyaki baby kiri. Ewe dore ko wakira nakibonye ndi kukibona muri metero 100. Wana icari hariyo. Kaniho gasi n'ibiti. Orivasha. Nese ibintu muri kumwe Orivasha kano kagorora imihogo.